ba FPR mu byubahiro byanyu mbanje kubaramutsa. FPR oye! Nitwa Tumushime Sigisi Berita, nuye muri uyu murenge wa Gatunda mwiza mwabonye, mu kagari ka Cyagaju, mu mudugudu wa Kibisabo. Iyo mu giturage, ariko FPR nticyaribujije kugerayo. FPR oye! Amajyambere oye! 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 FPR rero tutarayimenya, twari abaturage baciriritse baciye bugufi nk'abatazi umuryango. Twari dufite inzu itarengeje amabati 10. Igihe FPR yacaga nyakatsi kubera imiyoborere myiza, naciye iyo nzu nanjye nkuca nyakatsi mu muryango wanjye. FPR oye! Nari umuhinzi icyo gihe uhinga akajagari, mfite isambu mpingamo ibijumba, nkahingamo ibishyimbo, nkahingamo imyumbati, nkahingamo ibigori, nkahingamo imbuto zose mu isambu imwe. FPR oye! Umwe, demokarasi, amajyambere oye! 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 FPR yo kagira Imana ibiraje n'imiyoborere yayo myiza, ibitwigishije guhinga duhingishije ifumbire. Aho nasaruraga ibiro 20 by'ibishyimbo, umasarura imifuka irenze 5. FPR oye! Nahingishije ifumbire rero mbyaza umusaruro ubutaka buke nari mfite. Ubu uyu munsi ndi umunyamuryango ushima FPR ufite amasambu arenze 1. FPR oye! Imiyoborere myiza rero ntiyatinze kuvuga ngo n'umugore nagira ijambo ajya atanga igitekerezo mu nama runaka, mu muryango cyangwa ahandi hantu hateraniye abantu. FPR yaduhaye ijambo nk'abadamu, nanjye ngira ijambo ari ryo ryantingiye kubona mpagaze aha ngaha. Rero nagiraga igitekerezo n'umuryango wanjye ukagira ikindi. Uyu munsi twubatse urugo twubakiye ku miyoborere myiza ya FPR. FPR oye! Umwe, demokarasi, amajyambere oye! 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 Uyu munsi tuvugana navuye muri iyo nzu y'amabati 10 nababwiye, mfite inzu yubatse ifite amabati 60, ifite ikinze bigendanye n'igihe, mfite amazi mu rugo iwanjye ntago mvoma ngiye mu gishanga, mfite ikigega cy'amazi gifite litiro 5,000. Naundi muri uko guteza imbere n'imiyoborere myiza FPR Inkotanyi, nagiriwe icyizere ntorwa mu nama njyanama y'abagore, inama y'igihugu y'abagore. Muri icyo cyizere barakomeza bantorera umujyanama w'ubuzima. Ubu ndi umujyanama w'ubuzima utareka abana bajya kurembera mu rugo cyangwa bajya kwa muganga, ahubwo nkabavurira mu rugo mu mudugudu. FPR oye! Si ibyo gusa kandi nagize amahugurwa atandukanye nk'umudamu, nigishwa gutegura imishinga itandukanye, nigishwa kuba mu mashyirahamwe, mpuriza abagore bo mu mudugudu wanjye mu mashyirahamwe atandukanye, by'umwihariko ishyirahamwe rya mituweli. FPR oye! Uyu munsi dushobora uyu munsi dushobora kurasa ku ntego, umuntu w'umudamu akagabana nibura 300, agatanga mituweli, akagura igitenge,
agahahira n'urugo atagombye gutegereza ko umugabo wari we guhahira urugo. Muri kumva imiyoborere myiza ya FPR Inkotanyi. FPR woye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Muri iyo miyoborere myiza ya FPR Inkotanyi, nk'umudamu ndatinyuka nkakora umushinga nkawujyana kuri banki runaka bakampa inguzanyo nkaza nkayikoresha iterambere ry'urugo rwanjye nk'umudamu ufatanyije n'umuryango wanjye. Murumva ibyo byiza bya FPR yemwe? FPR woye! FPR rero ibintu byayo ni byinshi ntiwabivuga ngo birangize. Ndashaka gusoza nisabira abanyamuryango ba FPR baraha, kuko muri ibyo byose nababwiye nakoze mfite intumbero. FPR woye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Iyo ntumbero rero nzayigeza hari uko mwese uko muri aha munyemereye tugakora hehe ku Gipfunsi. FPR woye! Munyemerere rero tukiriza ibikorwa bya FPR kuko ari byinshi cyane. Hanyuma ku itariki 15 izabe inkoko ariyo ngoma dutore hehe. Inkoko niyo ngoma. Mbifurije rero umunsi mwiza no gukomeza kwamamaza abakandida bacu depite n'umukandida wacu perezida wa Repubulika. Inkoko niyo ngoma, murakagira umuryango wa FPR mwese. Kagame Paul oye! Arasobanutse kandi arashoboye, ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Urakoze. Kagame nta bundi rwose ntacyo mwibeshye rwose. Nagira ngo mbashimire intore z'Agatunda barasobanutse. Murakoze. Nitwa Musolini Eugene, ariko Gatunda twari dusanzwe tuziranye. Ndi umwana wanyu Nyagatare. Nazanywe hano n'ibintu bibiri gusa. Icya mbere na mugenzi wanjye ni ukugira ngo twifatanye twamamaze umukandida utagira uko asa, utavunanye mwamamaza uko ibikorwa bimuranga. Mwumvisha ibikorwa by'imijwi imbere muri Gatunda. Icyo dusabwa ni uko ku Gipfunsi utora Paul Kagame nk'umukandida FPR Inkotanyi mwatanze, hanyuma tukamuhundagazaho amajwi yose kugira ngo ibyo bikorwa murakoze. Tuzamutora 100% rwose. Ndabashimiye. Kagame Tugomba kumutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere, sibyo? Kirazira rwose. Hanyuma wenda muri ibyo byose iterambere tuzageraho, ibyo byose bishingiye ku muryango wacu FPR Inkotanyi. Uwo wadukoreye byose, ariko ikiruta ibindi byose ni ubumwe
bubumbatiye abanyarwanda, ari nayo ntego nyamukuru y'uyu muryango FPR Inkotanyi tuvuga. FPR waye! Icya kabiri, ibi tunyotewe by'iterambere, mu iterambere, mu bukungu, ibyo bikorwa remezo bahoze kampeni mari yavuga tuzabigeraho umunsi twatoye FPR na Kagame Paul. Ikindi wenda nabibutsa kandi cyatekerejwe kuva kera ni imibereho myiza y'umuturage itavangura buri cyiciro cyo cyose cy'umunyarwanda, uriho none, umuto, umukuru, ndetse n'uzavuka azaza agasanga imibereho y'umunyarwanda idadiye. Niyo mpamvu mu mibereho myiza y'umuturage FPR yashinzwe icyo gihe muri 1987 yari ije gukemura ibibazo byose by'ibura ry'umuryango twari dufite, by'abana batigaga, higaga abemerewe, umugore ntavuzwe, yewe n'umugabo akamukinagiza. Ibyo FPR na Paul Kagame yabivanyeho. Niyo mpamvu mwahoze muvuga ko nta mugore ubyarira mu rugo abyarira ku bitari gatunda. Niyo mpamvu mwahoze muvuga ko nta urembera mu rugo kubera mituweli yaje. Ariko hari abasangirangendo mwitaga amazina adahesha umuntu icyubahiro, ariko ubu ni abantu kandi turicaranye, nubwo batavuga ariko barumva, cyangwa nubwo batumva ariko barasobanukirwa. Niyo mpamvu abakomeye mu mashyi bakanyikiriza. Aya niyo mashyi yacu. Nguwo rero umuryango udaheza, kuri iriya tariki tuzawushyireho igikomo cyacu, tuzaba dutoye ubumwe, tuzaba dutoye iterambere, tuzaba dutoye imibereho myiza y'umuturage. Umwana wese ajye ku ishuri, ari ufite ubumuga, ari usanzwe, utabufite, bose bajye ku ishuri. Ntabwo bakiga kuko bemerewe, biga kuko ari uburenganzira bwabo. Ndabashimiye, murakoze cyane. Demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Gatunda ya! Gatunda ye! Gatara ya! Gatara ya! Urakoze cyane. Kobera mugenzi wawe mugwito wakoze ku munsi. Mwena n'abashemererwa mwibara kwisha. Murakoze. Impamvu ngomba guhobera mugenzi wawe narebye ndishimye. Uyu munsi haje chairman w'akarere kacu ka Nyagatare. Meya mwabonye? Mumubwire ko Karambe meya. Meya Karambe. Bivuga mujye mwumva, kubera imiyoborere perezida ntabwo yayobora wenyine, kandi tutazamutererana. Niyo mpamvu aha rero hari abajyanama n'abandi Abanyagatare, hari abandi mutamenya. Abajyanama muhaguruke namwe tubapepere. Ni mwebwe FPR. Urumva ukuntu ari byiza. Yabivuze neza mugenzi wanjye, ntabwo wita umuryango awe nta n'umwe uhezwa. Rero tugiye
tujye tuvuga ngo FPR oye ubumwe demokarasi. Hari ibiranga FPR. Ibonye FPR kiragani. Icya mbere ni ubumwe. Mu mwamo wo kudaheza. Icya kabiri tuvuga ni demokarasi. Gusaranganya ubutegetsi. Guha abagore ijambo. Mutima w'urugo we! Mutima w'urugo ni nyampinga ni umugore ubereye u Rwanda zizatesha agaciro uwatasubije. Yarabivuze mugenzi wanjye ibaha inama y'igihugu y'urubyiruko. Urubyiruko Muri imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. urubyiruko Imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. FPR irangwa n'ubumwe, irangwa na demokarasi no kudaheza. Hari inama y'abafite ubumuga. Iraba kubera iki? Ni Abanyarwanda. Naje Gatunda ntekereza bambwira ngo Gatunda nta na poste de santé yahabaga kera. None mufite ibitaro mpuzamahanga. Gatunda! Demokarasi n'amajyambere. Murakoze. Tugiye rero umukandida wacu nyakubahwa Paul Kagame kubera iki tuhaguruka twavuga ngo ye ngo ntituzamutererane guteza we yarabyiyemeje guteza u Rwanda rwacu iki imbere. Naje nibuka uyu mutekano dufite yabwiye abanyamasheke ejo ati ntawe tubisabira uruhushya. Nawe tugira dute Tubisabira uruhushya kurwana umutekano wacu. Yiyemeje guteza u Rwanda imbere kandi twavuze ko tutazageze tuzamutererana. Naje nibuka rimwe baramubwiye n'imyaka yashize Kamonyi Gitarama bari bejeje ibijumba byinshi bajya ku isoko bakabura babigurisha babyita Kagame. Barimubwiye arishima ati ntabwo ari ikineko abantu bariruse barahaze byarasagutse ndakitirirwa kwijuta ndakwitirwa guhaga kw'iki kw'Abanyarwanda. Rimwe umunyamakuru aramubaza ati se ni iki kintu role model cyangwa umuntu ureberaho mu buzima akakunezeza? Ati gendebera ku muturage, iyo ashonje mba natsinzwe, iyo yirishe mba. Niyo mpamvu bashyiraho gahunda yo guhandura imvunja bagakora ikintu cyose kugira ngo umuturage ahore hehe ku isonga. Umuturage hehe ku isonga. Ninde? Kagame. Ninde? Paul Kagame. Paul Kagame. Paul Kagame. Paul Kagame. Nzamutora Paul Kagame. Ijana ku ijana. Tuzamutora ijana ku ijana. Tuzamutora ijana ku ijana. Ikindi cya gatatu kijyanye n'amajyambere. Naje ndeba kaburimbo iza ikagera no hirya. Ndatekereza Abanyagatunda igisigaye ni ukwiba kaburimbo zigerekeye hejuru y'izindi kaburimbo. Si byose mukora amatsinda muyahoza bivuga watanze ubuhamya ubukene babukuyeho abagore barifashije. Igisigaye dufatanye duteze imbere akarere kacu duteze imbere iki igihugu cyacu. FPR